TikTok iri guhindura ubuzima bw'abantu babarirwa muri za miliyoni buri munsi. Amezi 5 nk'umutangizi amadolari 412 ngo nangahe internet cyangwa se TikTok ubwayo yonyine imaze kunyinjiriza. Turebe ngo how much guys, nkuko mubibona ibihumbi 530 n'amafaranga 656. Nibyo, uyu ni umunyarwanda winjiza amafaranga bikesheje urubuga rw'abajene TikTok. Ibi ntibigusaba kubura icyamamare mu kindi kintu runaka cyangwa usanzwe ufite ibihumbi 100 bigukurikira ku zindi mbuga. Uru ni urugero ruto cyane. Muri iyi video ndaza kukwereka n'izindi ngero z'abantu basanzwe nkawe ariko binjiza akayabo buri munsi kuri TikTok. Uyu munsi umwana w'umwangavu arabyuka mu gitondo akifata video abyina, agafungura TikTok agashyiraho iyo video, ikaba yarebwa n'ababarirwa muri za miliyoni. Uyisukeka igikurikiraho kuzajya yinjiza amafaranga atagira ingano kubera video ze gusa ashyira kuri TikTok. Nyuma yo kubona ko ikigega cya TikTok yise TikTok Creator Fund cyatangaga amafaranga y'intica ntikize ku bashyira amashusho yabo kuri uru rubuga, TikTok none yashyizeho ubundi buryo bwo guhemba abayikoresha busa neza n'ubwa YouTube ikoresha. Ibwita TikTok Creativity Program Beta, aho umuntu yirimo ashobora kwinjiza bwikuba inshuro zirenga 20 ugereranije na program yari isanzweho ya TikTok Creator Fund. Ikibazo gihari ariko ni kimwe, ibihugu bike cyane kugeza ubu nibyo byemerewe kubukoresha kandi u Rwanda nta rurimo. Gusa ariko inkuru yacu ntirangirira hano kuko burya no kuri YouTube u Rwanda ntirugaragara mu bihugu byemerewe guhembwa na YouTube. Igitangaje ariko nuko ibi bitabuza ibihumbi byinshi by'abantu kwakira amafaranga kuri konti zabo za banki avuye kuri YouTube nyirizina. Niba ukiri kwibaza byinshi niba koko TikTok hemba cyangwa idahemba, iyi niyo video imwe rukumbi ukeneye kureba ugasobanukirwa byimbitse. Muri uyu mwanya tugiye kuvuga ku buryo bwo gukorera amafaranga kuri TikTok hano mu Rwanda, by'umwihariko ariko tugaruke ku buryo bushya bwa TikTok Creativity Program, ya gahunda nshya ya TikTok iri guhemba abayikoresha akayabo. Turagaruka ku buryo ikora, uko wayinjiramo, umenye n'ibibi n'ibyiza byayo ndetse n'ibyo ukwiye kwigengesera kuri account yawe mu gihe wabikoze. Ku musozo w'iyi video kandi ngufitiye impano idasanzwe naguteguriye. Icyo usabwa ni ukureba video yose kugeza ku musozo ugasobanukirwa. Niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube yitwa X, menya ndakubitsa gukora subscribe, gukora no kunzogera kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Muri kumwe na Mr Buddha, muhawe ikaze. Kuri ubu bisa nkaho TikTok yamaze kwigarurira imitima y'abakiri bato kurusha urundi rubuga urwo ari rwo rwose mu isi. Dore imibare. TikTok ikoreshwa n'abantu hafi biliyoni 2 mu isi hose. Muri aba abarenga 40% bari hagati y'imyaka 18 na 24. Abana bari hagati y'imyaka 11 na 17 bamara nibura iminota 75 bakoresha uru rubuga buri munsi. Ni mu gihe abantu bakuru bo bamaraho isaha imwe n'iminota 52 ku mpuzandengo. TikTok yo ivuga ko ari isaha imwe n'igice abantu bakuru bamaraho. Aha naho bitaniye nuko wajya ukina umukino wa ruhago wose iminota 90 igashira buri munsi. Ubwo ni ukuvuga wa muntu ushobora kujyaho akamaraho amasaha 8 yose ku munsi, na wa wundi ushobora kujya akamaraho iminota 15, aha bibarwa ku mpuzandengo. Nanone kandi imibare igaragaza ko ku mpuzandengo umuntu ukoresha TikTok afunguriye application inshuro 20 ku munsi nibura. Kandi koko ni mu gihe kuko amashusho ashyirwa kuri uru rubuga aba ari magufi cyane, amenshi ari munsi y'umunota umwe kandi amenshi asekeje ku buryo utarambirwa kuyareba. Ukomeza umanura ubona kandi keza gutyo. Niwe yikoresha ibura bizi neza kundusha. Byitwa endless scrolling, kumanura ubudahagarara. Imwe mu maturufi z'imbuga nkoranyambaga zidushukisha tukamaraho amasaha menshi yacu y'agaciro twakabaye dukuramo ibindi. Njya mbona abantu benshi mu muhanda cyangwa mu modoka bagenda bubitse imitwe yabo muri telefone, mukaba mwakurana urugendo rw'isaha ariko akabategeza humvye n'isegonda na rimwe ngadacikwa. Akenshi baba bari gukoresha TikTok, yaba ari muri za gare abagenzi bategeramo, mu masoko acururizwamo, muri za restaurant, yewe akaba n'abatihishira mu nsengero n'ahandi. Reka tubinyanga mu gihe twiganirire. Birumvikana kutaba wibuka inshuro ufungura TikTok niwe yikoresha, ariko uramutse ugereranyije usanga umaraho iminota cyangwa se igihe kingana iki ku munsi. Mutubwire ibitekerezo byanyu muri comment.
TikTok imaze kumanurwa cyangwa kuba downloaded inshuro biliyoni enye n'ibice birindwi ubaza ahantu hose bamanurira aya application. Aba bantu bose bayikoresha bareba video zirenga miliyari imwe ku munsi, akaba ari rwo rubuga nkoranyambaga nomero ya mbere ku isi abantu bamaraho umwanya munini cyane kurusha izindi, kuko bamaraho isaha n'igice ku mpuzandengo. YouTube yikurikira ari naho abantu bakabaye bamara umwanya munini cyane kuko hakirwaho amashusho maremare cyane ugereranyije na TikTok, ho abantu bamaraho iminota 40 gusa ku mpuzandengo. Nubwo bitewe n'umubare munini w'abayikoresha ugereranyije na TikTok, nanone birangira YouTube ari rwo rubuga nkoranyambaga abantu bamaraho umwanya munini cyane muri rusange ukurikije nyine imbaga nyamwinshi rukoresha. Ibi rero bigira TikTok urubuga nkoranyambaga nomero ya 5 mu zikoreshwa n'abantu benshi cyane mu isi nyuma ya Facebook, YouTube, WhatsApp na Instagram. Ese wabuze uko imbuga nka Facebook, YouTube na Instagram bikorera amafaranga kwamamaza wabimenye? Mu gihe ufite abantu benshi biroroshye cyane kubabyaza umusaruro. Niyo mpamvu na TikTok ifite ubu buryo bufasha ibigo by'ubucuruzi kumenyekanisha ibikorwa byabo babinyujije kuri TikTok. Urubuga rukorera amafaranga muri ubu buryo narwo akenshi rushyiraho uburyo bwo guhemba barushyiraho ibihangano kugira ngo rubashishikarize gukora byinshi by'umwimerere kandi bifite ubuziranenge, high quality content. Mu bihumbi 2020 TikTok yashyizeho icyitwa TikTok Creator Fund, ikigega gifasha abayishyiraho ibihangano kugira icyo babona mu gihe amashusho yabo arebwa inshuro runaka. Batangiranye na miliyoni 200 z'amadolari, ariko nyuma bakigenera biliyoni y'idolari mu gihe cy'imyaka 3. Nubwo aya mafaranga nayo yagiye yongerwa, gusa n'ubundi abenshi bavuga ko yabaga ari make cyane kabone n'ubwo wabaga wagize views mu mamiliyoni. Hari abacitse intege kubera ko babonaga ko ntacyo bakuragamo kuko babigiranyaga na YouTube bakabona nta mahuriro arimo. Iki kigega cya Creator Fund ariko ubu gisa nk'icyavuyeho, ahubwo gisimbuzwa indi gahunda yitwa TikTok Creativity Program. Iyi ikaba ari gahunda igamije guhemba abashyira ibihangano byabo kuri uru rubuga birengeje umunota umwe. Birumvikana ko bashaka guteza imbere video ndende kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Video ndende tuzimenyere kuri YouTube, ubwo birumvikana ko ari ihangana hagati y'izi mbuga ebyiri. Kugira ngo TikTok ijwi ryayo ryumvikane rero, nayo yemeye gutanga amafaranga agaragara hafi nayo YouTube ihemba, kuko kuri ubu muri iyi program views 1000 zibarirwa hagati y'amafaranga y'u Rwanda 500 n'ibihumbi 20 by'amanyarwanda, neza nk'uko YouTube ihemba. Ariko TikTok yo ikavuga ko iyi gahunda yayo ikiri mu igerageza, nk'uko n'izina ribisobanura riti TikTok Creativity Program Beta. Akaba ari niyo mpamvu iyi gahunda iboneka mu bihugu bike cyane kugeza ubu. Hari ubundi buryo ariko nabo mu bindi bihugu bayikoresha bigakunda. Abenshi iyi ni imwe mu mpamvu zabazanye hano kureba iyi video. Nanjye ariko simbatindira, ndaje nkwereka uko bikorwa nawe ukaba wakora monetization kuri TikTok yawe. Ariko ubundi ibi byose ni ukubera iyihe mpamvu? Muri make bati TikTok izacibwa muri Amerika nitemera ko igurwa n'ikompanyi itari yo mu Bushinwa. Ese koko TikTok izacibwa mu gihugu cya mbere ku isi gifite abayikoresha benshi nk'uko byagenze mu Buhinde? Iburaza kubisobanukirwa ku musozo w'iyi video. Gusa ariko nawe ushobora kwibaza impamvu TikTok yahise ishyiraho gahunda yo guhemba amafaranga menshi kandi bigaragara ko igenewe abanyamerika cyane kurusha ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Abakoresha TikTok babarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni miliyoni 150. TikTok rero birumvikana ko yiteguye gutanga amafaranga yose ashoboka kugira ngo igumane isoko ryayo rigari kandi ryunguka kurusha andi yose mu isi, isoko ry'abanyamerika. Ni nayo mpamvu nawe niba ushaka kurya kuri aya mafaranga ya TikTok hakiri kare, ugomba kwigaragaza nk'uwo muri kimwe muri ibi bihugu byemerewe muri iyi gahunda. Muri byo harimo nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Brazil, Ubuyapani, Korea, Ubudage na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine. Ndetse bakaba banitegura kwagurira iyi porogaramu mu bindi bihugu mu bihe biri imbere. Kugira ngo winjire muri iyi gahunda bigusaba kuba uherereye muri kimwe muri ibi bihugu, ukaba ufite umubare w'abagukurikira kuri uru rubuga rwa TikTok nibura 10,000, ubwo ni followers 10,000. Ukaba waragize views kuri video zawe zose zitari munsi y'100 mu minsi 30 biheruka. Video zajya uhemberwa ni izifite uburebure burengeje umunota kandi zawe ku giti cyawe, original content. Ibi rero mu gihe ubyujuje kwemeza ubu buryo bwo guhembwa na TikTok, ibyo biroroshye cyane kurusha uko ubitekereza. Igikomeye ahubwo ni ukuzuza ibisabwa by'umwihariko kuba uri mu gihugu cyemerewe. Nawe uri kwibaza uko uzabigenza. Hari inzira nyinshi zo gukora ibi. Mbere yuko nkwereka inzira zikora neza muri zo nkanagusobanurira ibyiza n'ibibi byazo,
ndagira ngo nkwibira ibanga nkumenyeshe amahirwe adasanzwe kuri wowe ushaka gukomeza amashuri yawe mu bihugu byo hanze bifite uburezi bwateye imbere. Muri Starlord Consultancy bagufasha kubona full scholarship yo kwiga mu Bushinwa, waba ugisoza segonderi, ushaka gukomeza masters na PhD, waba ushaka kwiga ubuvuzi nka pharmacy na nursing, ikoranabuhanga, ubucuruzi n'ubukungu, engineering z'amoko yose, yaba ari civil engineering, mechanical engineering n'izindi. Ukiga ibyerekeranye n'ubukerarugendo, social sciences, material sciences n'ibindi. Muri iyi scholarship kandi habakubiyemo amafaranga y'ishuri ndetse n'ibijyanye n'imibereho byose. Ku bindi bisobanuro uhamagara cyangwa ukandika kuri WhatsApp kuri izi nimero ukureba kuri screen yawe nonaha, cyangwa ukabasanga mu nyubako ya Chic mu mujyi wa Kigali kuri floor yo hasi, ubundi bakagufasha. Uburyo bwa mbere bwo kubona iyi konti ya TikTok mpuzamahanga nanone bita TikTok International Account, bigaragara ko iherereye muri biriya bihugu kandi yemerewe guhembwa, TikTok Creativity Program, no kuyifunguriza muri kimwe muri bya bihugu twabonye haruguru. Aha birumvikana ko atari uherereye. Icyaba igisubizo rero nuko waba ufite umuntu bayo akayigufunguriza akoresheje email wamuhaye, ubundi akaguha login credentials zayo ukajya uyikoresha. Ibi nabyo ndabizi ko hejuru ya 99% ubu buryo ntibwaduye igisubizo kiboneye, kuko abenshi nta nshuti cyangwa imiryango dufite muri ibyo bihugu. Aha rero niho ikoranabuhanga riziramo, ntabwo rihanitse cyane kuko ari inzira ngiye kukwereka wakurikiza, ariko cyane cyane ndaza no kukubwira ibyo ukwiye kwitwararika n'amakosa ukwiye kwirinda mu gihe wakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga. Ntuhumbyeho n'isegonda na rimwe rero, reka dutangire. Mbere na mbere turakenera porogaramu ya mudasobwa idufasha guhindura aho duherereye kuri interinete yitwa VPN, Virtual Private Network. Hari iz'ubuntu ndetse n'izishyurwa, ariko ndakwereka izo wakoresha ku buntu. Urajya kuri Google Play Store cyangwa se Apple App Store bitewe n'ubwoko bwa telefone ukoresha, ubundi ushakishe VPN yitwa Windscribe, ukande kuri install. Nurangiza unashakisha yitwa Fanda VPN, nayo uyimanure cyangwa uyidownloading. Nufungura yitwa Windscribe urasabwa gushyiramo izina ushaka kuzajya ukoresha kimwe n'ijambo banga. Ubundi ugashyiramo na email address yawe kugira ngo uhabwe gigabyte 10 buri kwezi kuri VPN. Aha ushobora guhitamo ibice bitandukanye birimo n'imijyi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukaba wakihuza ukoresheje VPN. Ariko reka dufungure na ya VPN yindi twamanuye yitwa Fanda VPN. Iyo kuyikoresha ntibisaba kwiyandikisha. Turahitamo kwihuza na servers zo mu Bwongereza aho kuba muri Amerika. Impamvu yo guhitamo Bwongereza aho kuba Amerika ndaza kuyigusobanurira mu kanya nyuma yo gufungura iyi account. Niyo mpamvu ukwiye gukomeza gukurikirana intambwe ku yindi uko buri kimwe cyose tugikora, ndetse n'ubusobanuro tuza gutanga nyuma kugira ngo uze gusobanukirwa impamvu yabyo. Nyamuneka kandi reke kuri iyi video niba koko wakunze ibikubiyemo. Mu gihe ubonye ko konti yawe wamaze kwihuza kuri VPN yo mu Bwongereza, noneho tugiye gukora account ya email tutigeze dukoreraho ikindi kintu na kimwe. Aha wibuke ko buri kimwe cyose ukoreye online kiribika. Imbuga wasuye, mudasobwa cyangwa telefone wakoresheje ujyaho, agace waruherereyemo byose biribika. Ibi byitwa cookies. Niyo mpamvu rero tugomba gufungura indi account nshya Gmail turi gukoresha VPN. Aha ushobora gukoresha Google Chrome cyangwa se indi browser ukoresha. Reka tuyite Xmenya Test. Izindi ntambwe zo guhanga email zo ndizera ko muzizi, ntago tubitindaho cyane. Nyuma yo guhanga email yacu nshya dukoresheje VPN, noneho tugiye kuyimurira muri mudasobwa kugira ngo birusheho kugaragara neza, kuko kuri telefone hari igihe biba bibangamye bitewe n'imigaragarire za video zo kuri YouTube. Rero reka duhitemo kwerekanira ibingibi kuri mudasobwa, ariko mu kanya ndakwereka nuko ubikora kuri telefone ugakomeza. Mbere yuko tubikora ariko nabwo turakenera kwihuza kuri VPN kuri mudasobwa. Aha wowe ushobora gukomeza ukoresha yitwa Fanda VPN twaberetse kuko ari ubuntu. Gusa twebwe kubera ko dusanzwe dukoresha indi yitwa NordVPN kabuhariwe mu gucunga umutekano kuri murandasi, ikabiza mu zambere mu isi zihambaye kandi zitanga ubwirinzi buhagije. Nkange rero ukorera buri kimwe cyose online, iba bari ingenzi cyane kurusha uko wabitekereza. Nawe niba ushaka gukoresha NordVPN ushobora gukoresha link twatanze muri description y'iyi video. Gusa iyi NordVPN yo yishyurwa $3 buri kwezi, ariko nayo ikakwemerera kwihuza mu bice hafi ya byose by'isi bishoboka ubudahagarara.
rero turahitamo United Kingdom aribwo Bwongereza, ubundi twihuza. Kimwe nuko dushobora kujya kuri website yabo NordVPN tunyuze kuri Chrome, ari nabyo byiza tukongeraho icyitwa extension, ubundi dukoreremo login, niturangiza twihuze kuri VPN yo mu Bwongereza. Bitewe nuko gukoresha iyi TikTok bizagusaba guhora werekana kuri muri icyo gihugu buri uko usuye TikTok, hari igihe wajya ujyaho wibagiye gushyiraho VPN. NordVPN rero ibirabikemura kuko wemeza amagenamiterere abiri, agatuma igihe cyose uzaba ufunguye internet winjiye muri browser yawe izagita yifungura. Aha ni kuri settings ya mbere yitwa auto connect. Aha kabiri handitse kill switch, uba wemeje ko internet idashobora gukora mu gihe VPN itari gukora neza. Ibi ni ingenzi kubikora rero kuko nta kosa na rimwe dushaka gukora. Ibi kandi no kuri telefone niko wabigenza mu gihe uri gukoresha NordVPN. Kwibutsa, niba ubona ushaka gukoresha NordVPN ushobora gukoresha link yacu twatanze muri description y'iyi video uri kureba nona. Nyuma yo gutunganya VPN yacu rero, ubu noneho twakora login dukoresheje ya email yacu twakoze kare. Nitumara kwinjiramo turongera tugenzure neza niba VPN yacu iri mu Bwongereza. Igikurikiyeho rero no gusura urubuga rwa TikTok, apana gukoresha application ya TikTok nyirizina. Aha rero turasura urubuga rwitwa tiktok.com muri browser yacu. Niba uri gukoresha telefone ngendanwa, aha nawe biragusaba gukoresha Chrome kuri ya email nshya wakoze, kandi wibuke kugenzura niba VPN yo mu Bwongereza ikiriho. Aha murabona ko bari kutwereka content zigenewe abantu bo mu Bwongereza. Turakora account cya TikTok, duhitemo gukoresha email cyangwa nimero ya telefone. Twekubera ko nta nimero yabo dufite, turahitamo guhanga account dukoresheje email. Dukande kuri sign up with email. Gusa mu gihe bibaye ngombwa ugasabwa nimero ya telefone, wakoresha eSIM cyangwa se virtual number, aho bawemereye gutunga nimero yo mu bindi bihugu ushatse. Aha wishyura ukoresheje ikarita ya banki, biba byoroshye. Nitumara gukanda kuri sign up with email rero, turandikamo ya email yacu ariyo xmenyatest@gmail.com. Twemezemo ijambo banga dushaka, dushyiremo itariki y'amavuko, ubundi dukande hano kuri send code, batwerereze code kuri email yacu. Tuyishyiremo, duhite dukanda kuri next, dukomeze. Aka kantu k'akanyampande nako ugomba kugashyira muri uyu mwanya bihuje ishusho ukoresheje akakambi kari ahagana hasi, ubundi ugahita urekura. Turahitamo username dushaka kujya dukoresha kuri TikTok, turandika xmenyatest. Wowe ushobora gukoresha indi yari yose wifuza. Tayari ubu twamaze guhanga account yacu yo mu Bwongereza, bamwe bita international account, ishobora guhembwa na TikTok. Wow, congratulations rero. Noneho turajya muri application dukoresheje telefone, ubundi iyi na account yanjye ya TikTok nafunguye yitwa xmenya9 ariko yo mu Rwanda. Ifite aba followers 0, nta kintu na kimwe kiriho. Ngaho genda uyikurikire ukore follow niba ukunda ibyo dukora koko hano kuri xmenya. Ijana ba mbere ndakora follow back, ariko nusanga banarenze nawe ntibikubuze gukora follow, ndabyishimira cyane. Rero turahita dukanda hano kuri account ya xmenya9, ubundi dukore login kuri account yacu nshya twahanze yo mu Bwongereza. Gusa nyamuneka ujye wibuka gucunga niba uri connected kuri VPN yo mu Bwongereza. Turahitamo kwinjira dukoresheje email yacu, turayandikamo, dushyiremo na password, ubundi twemeze, aho uzahabwa verification code kuri email. Ikibazo twahuye nacyo ariko nuko email yacu yatinze kuza. Kumbe Google nayo yari yabonye ibidasanzwe muri account yacu, maze dusaba kwemeza nimero ya telefone. Kubera ko ari kuri VPN, uzahita ubona igihugu ari United Kingdom, kandi wowe nta nimero yaho ufite. Gusa ariko ntugire ubwoba kuko uhita ukanda ku gihugu, ubundi ugahitamo u Rwanda, ukarusimbuza nyine hano hari United Kingdom, ugashyiramo nimero ya telefone yawe ukoresha yo mu Rwanda, ubundi ukemeza, ukohererezwaho code ukayishyiramo, nta kigoranye na kimwe kirimo. Ubundi no twamaze kugera muri TikTok yacu yo mu Bwongereza. Murabona ko na video baduha ziganjemo izigenewe Abongereza. Ni TikTok yo mu Bwongereza nyine twafunguye biragaragara. Ese wowe ubwawe ni ihe ntambwe cyangwa step ubona igoranye muri uku gukora konti ya TikTok hifashishijwe VPN? Jya muri comment yandike unabaza andi makuru yisumbuyeho cyangwa ibibazo kuri iyo step.
niteguye kugusobanurira uko nshoboye. Nidukanda kuri profile tugahitamo Creator Tools, Creator Rewards Program, aha ni hahandi wakorera monetization ya TikTok yawe kuri video zawe zirengeje umunota umwe nibura kuzamura. Usabwa kuba wujuje ibi bikurikira. Aha ugomba kuburengeje imyaka 18 y'amavuko, ufite aba followers 10,000 nibura na views 100,000 mu minsi 30 bitambutse. Ibi rero nibyo ugiye gushaka, ariko nanone bikaba bitagoye kuri TikTok ugereranyije n'uburyo abantu bayikoresha. International account kandi itwemerera kujya mu cyitwa TikTok Creator Marketplace mu gihe tukujuje ibisabwa. Creator Marketplace ni ihuriro rihuza abakiri ibihangano byabo kuri uru rubuga ndetse n'ibigo by'ubucuruzi byifuza kwamamaza. Aha rero kubona ikigo wakamamariza biba byoroshye cyane kurusha uko bitekereza. Ariko mbere ya byose ni ukubera iki twahisemo gufungurira account yacu ya TikTok mu Bwongereza aho kuba muri Amerika nk'uko abandi babikora. Haba hari ikidasanzwe kibyihishe inyuma. Mbere yuko dukomeza ariko ndakwibutsa gukanda like kuri iyi video niba wakunze ibikubiyemo. Niba uri mushya kandi nawe ntiwibagirwe gukora subscribe hano kuri X-Men. Abenshi bakoresheje izi nzira zo gukoresha VPN bakoze konti zabo ziherereye muri Amerika. Yego ni byiza kuko uzaba ugiye kugera ku isoko rya miliyoni 150, ariko hano haracyarimo umutego kandi ukomeye ugereranyije n'ibindi bihugu, kuko ukora account yego nibyo, ndetse ukanakora verification ukoresheje umwirondoro wawe usanzwe bikemerwa, kimwe n'ubundi nk'uko ukora verification y'umwirondoro wawe kuri YouTube bikemerwa, kandi wenda kuri monetization warashyizeho ko uherereye muri Amerika. Ahaho nta kibazo gihambaye kirimo. Kabone yewe nubwo wasabwa kwemeza nimero yawe ya telefone, nabyo biroroshye cyane kuko kuri ubu haje SIM card z'ikoranabuhanga zitwa eSIM, electronic SIM card. Ukaba ushobora no kuyigura kuri murandasi, ukabugize virtual number yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byose birakunda. Ikibazo ahubwo ni uko kubikuza amafaranga bigusaba ko wemeza ko ufite banki baruye muri Amerika, cyangwa se ugasabwa kwerekana social security number. Kandi aya ni amakuru bwite y'ingenzi cyane kuba wabona uwayaguha ngo yuzuzemo kuri TikTok bishobora kuba ingorabahizi. Uburyo bushoboka rero ni ugufunguza banki yo muri Amerika, kandi iyo uri hanze bagusaba nibura kuba ufite kompanyi y'ubucuruzi wandikishije muri Amerika. Byo birakunda kubera ko buri umwe wese yemerewe gufunguza kompanyi y'ubucuruzi muri Amerika, Limited Liability Company LLC. Aha haba hari amagence akorera kuri internet afasha abantu gufungura kompanyi yo muri Amerika, aho bishobora kugutwara hagati y'amadolari 100 n'amadolari 200 kugira ngo bikorerwe. Gusa nabwo aba ari ukwigengesera cyane kuko zimwe muri izi agence zibikora aba ari baringa. Iyo umaze kwandikisha kompanyi yawe noneho birakorohera cyane gufungura konti ya banki yo muri Amerika ukoresheje izina rya ya kompanyi yawe wamaze gufungura. Iyi niyo mpamvu rero ubu buryo busa n'ubugoranye, akaba niyo mpamvu twahisemo gukoresha igihugu cy'Ubwongereza kurusha uko twahitamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko n'ubundi Amerika abenshi bari mu gihirahiro bibaza niba izakomeza gukorerayo cyangwa se izafunga imiryango. Gusa ariko aya ni amahitamo yawe, wowe wemerewe guhitamo uburyo ushaka ndetse n'igihugu ushaka kubikoreramo bitewe n'aho ubona byoroshye kandi bishoboka. Kubikuza mu Bwongereza nta yandi makuru y'umurenge rusabwa, niyo mpamvu ariho twahisemo rero. Ariko ubu koko nibwo buryo buboneye bwo gukorera amafaranga kuri TikTok ku munyarwanda. Mu gihe ubonye bikubiye mu nzira twerekanye utabyishoborera, cyangwa se ukaba ushaka ubundi buryo bwo kwinjirizwa na TikTok wibereye mu Rwanda, nagira ngo nkubwire kutibeshya, kuko mu Rwanda ibi ntibikiri inkuru ahubwo byamaze kuba impamo, kuko abantu benshi kuri ubu bari kwinjiza amafaranga menshi kuri TikTok kurusha uko byahoze mbere. Mu minsi mike nakoresheje TikTok ndi gukusanya amakuru kugira ngo nkore iyi video, natangajwe no kubona abantu benshi bakora ibyitwa live nyinshi cyane kurusha uko zikorwa yewe na hano kuri YouTube. Nshakishije impamvu nsanga ko ari bwo buryo bwa mbere abanyarwanda bakorera mu mafaranga atubutse kuri uru rubuga. Uti bigenda bite rero? TikTok ifite uburyo bwo gutanga amashimwe cyangwa impano, gift, aho ushobora gutanga iyo gift mu gihe umuntu ari gukora video live mu gihe wishimiye ibyo akora. Ibi bijya gusa nk'ibyitwa gutanga tip ku zindi social media, kuri TikTok rero byitwa gift. Izi ni impano uhabwa ziba zifite agaciro k'ifaranga rya TikTok coins. Izi coins rero nizo uvunja mu mafaranga asanzwe nk'amadolari ukaba wayabona mu manyarwanda. Kugira ngo nawe utange izi gift bisaba kubanza kugura izi coin ukoresheje amafaranga asanzwe.
kugira ngo wemererwe guhabwa izi gift mu gihe uri live bigusaba nibura kuba uri hejuru y'imyaka 18 mu bihugu byinshi, ukaba uri mu bihugu byemerewe, ufite abafollowers nibura 1000, account yawe ihagaze neza kandi yubahiriza amabwiriza agenga TikTok. Hari kandi n'ubwitwa video gift, birumvikana ko buri wese adafite ubushobozi bwo gukora video live, niyo mpamvu n'abatabikora ariko bashobora gukora video nabo babona gift kuri TikTok. Ariko byo hakiyongeraho kuba ufite abafollowers 10,000 kuri babandi twabonye. Ngubu bumwe mu buryo buri gukoreshwa n'abanyarwanda benshi binjiza akayabo kuri TikTok, ndetse hari na benshi zitunze. Kandi gihari no ku buryo bwa monetization twakoze twifashishije VPN, nabwo TikTok iri gukomeza ibugeza no mu bindi bihugu. Wenda no mu Rwanda ni vuba buzahagera bitewe n'ihangana rikomeye riri hagati yayo na YouTube. TikTok nayo rero igomba gushaka uko yaguma mwihangana. Nanone kandi TikTok iri kugenda irushaho kuzana ubundi buryo bunyuranye bwo gukorera amafaranga kuri uru rubuga nkuko kuri YouTube bimeze. Aha twavuga nka TikTok Shop ikwemerera kugurisha ibicuruzwa byawe kuri TikTok. TikTok Marketplace iguhuza na kompanyi ukaba wazamamariza mu buryo bworoshye, ndetse n'ubwitwa TikTok Series aho ushobora kugurisha video mu buryo bw'amasomo. Niba ushaka gukomeza gusobanukirwa byimbitse kuri bitumaze kuvuga ariko mu buryo bwimbitse bwa nyabwo, hari channel tugiye kuzajya tubinyuzaho yitwa Baho Online. Link yayo urayisanga muri description y'iyi video. Harya ngo TikTok izafungwa muri Amerika? Ese ubona bishoboka? Reka tubitegereze. Gusa igihari nuko byaba bitaba, TikTok yo izakomeza gukora. Wowe tugiranye hano kireba iyi video ndagushimiye cyane. Uri umuntu ukunda ubumenyi kandi bizagufasha cyane muri ubu buzima. Nkuko nabigusezeranyije rero, ku musozo hari impano nakugeneye zitandukanye. Impano ya mbere ni international account nakoze muri iyi video, nkaba niteguye kuyiguha niba uyifuza. Icyo usabwa ni ukujya muri comment y'iyi video ubundi wandikemo TikTok international account. Uwo comment yizagira like nyinshi rero niwe nzayiha. Jya muri comment ubikore nonaha rero. Kimwe mu bizatuma ibibugeraho ni ugusangiza video inshuti zawe nazo zikeneye kumenya amakuru y'ingenzi, ubundi ukanababwira bagakanda like kuri comment yawe. Sangiza video ku nshuti zawe rero no ku mbuga nkoranyambaga, biragufasha gutsindira TikTok international account nagukoreye, ndetse n'izo nshuti zawe nazo uzifashe gusobanukirwa. Si ibyo gusa kuko nanaguteguriye document isobanuye neza cyane intambwe ku yindi, step by step yuko ubu buryo bwa TikTok monetization bukora, imbogamizi ushobora guhura nazo nuko wazikemura. Hakabamo uburyo bunyuranye bwo gukorera amafaranga kuri TikTok hano mu Rwanda, ariko byo bisobanuye mu buryo bwimbitse. Kimwe na technique wakoresha aho ukabona abafollowers benshi na views nyinshi. Aha icyo usabwa cyo kiroroshye cyane. Ntabwo ari ugutsinda ngo ugerageze, ahubwo buri umwe wese aragitsindira. Icyo usabwa urareba link nashyize muri description kugira ngo ubone iyo nyandiko. Wagize ngo birarangiye se? Ngufitiye ibindi. Ese waruzi ko ari group ya WhatsApp dufite ihuriwemo n'abashaka kumenya kubyaza umusaruro TikTok na YouTube baherereye hano mu Rwanda? Nayo link yayo iri muri description y'iyi video. Ibikubiye muri iki kiganiro byose by'umwihariko gufungura TikTok international account twabikoze ku mpamvu z'ubushakashatsi n'amagerageza gusa. Rero mu gihe wagerageza kubikora ni byiza kubanza kumva neza ingaruka bishobora guteza kuko ari wowe wabyirengera. Twe ntitubibazwa. Niba ushaka gukomeza gusobanukirwa byimbitse wareba izi video ziri kuri screen yawe nona. Mwari kumwe na Mr Buddha, Imana bahezagire.